yari umubyeyi rwose. Inka ni umubyeyi, ni umubyeyi mu gihugu rwose. n'uwayitangaga nawe ni umubyeyi. Inka yareba kubabaye nk'uko wahakwaga ku mutuki mbese aho akakugabira, urumva abana bawe bagakura ntibarwaye bwaki. Ni nayo mpamvu ugira inka yatanzwe n'umubyeyi rwose, n'umubyeyi. Biza kukugendekera gute se kugira ngo inka ntikugereho kandi igira inka yarayiguhaye? Nuko nyine nabuze ibya ruswa. Hari ikindi bagusabye ruswa? ntibayisabye, gusa nuko nabonye bayinyima nyine nk'uko, kandi barampereje ku bantu babiri ngo bambyarize. Yabyara inyana bakayirenza. N'ubundi wari uyemerewe mbere rwose. Abo bantu rero baratojwe ntibafata gahunda z'ubutore, ariko abo bantu bakeneye guhonoka muze. Bukeye rero babyigaho maze banzanira akamasa, rero ntibakanzaniye, barakambwiye bati tuzaguha akamasa. Mbese ako kamasa muzakampa ngo nongere kandi ngo nanjye ngo nkarere ngo nikamara gukura ngo nzaha abana. Icyo kimasa nzakirera gikureho iki, kandi muzakijyana mukajya kukigurira. Abayobozi bagubwiye ibyo baracyayobora muze? Aracyayobora rwose. Baracyayobora. Yitwa Korodine. Niwe wagiye aza akakubarura inka zikaza, abandi bakazihabwa, we ntuyibone. Niko byagenze. Ibyo si iby'i Rwanda bigomba gukurikirana. Ndavuga ese ako kamasa nzakarera, nimara kukarera mukigende mukagurishe ngo muzangurira mw'indi. Kandi iyo ndi nanone ibyare nanone ntange yindi. Se nabishobora rwose. Ni ukuvuga ngo inka mwahawe n'umubyeyi ntiyatugezeho. ntiyabagezeho.